akambere. umwana agira atya ati ninkura nzaba imbwa. umubyeyi yabajije umwana we ati nukuri uzaba iki sha? umwana aramusubiza ati nzaba imbwa. umubyeyi n'agahinda ati ngo iki sha uzaba imbwa? umwana ati reka nkubwire impamvu, imana irebera imbwa ntihumbye. ubwo imana rero izajya indebera nta kibazo nzagira cy'uko ko nzaba ndi imbwa. icya kabiri, abagabo bararya imbwa zikagira gute? imbwa zikishyura. ubwo uzarya kuko uri umugabo, njye nishyura nyine kuko njye ndi imbwa. ubwo yabwiraga se. aka kabiri. umugore mwiza cyane yagiye kwivuza kwa muganga w'indwara z'abagore uzwi mu ndimi z'amahanga nk'umujinekologe. ubusanzwe abaganga nk'aba bazwiho kudakubagana, ariko uyu we byaranze pe. nuko umugore akinjira muganga amusaba gukuramo imyenda, undi ayikuramo. muganga amukora ku ibere aramubaza ati ndi gukora iki? umugore aturi kureba niba nta kanseri mfite mu ibere. muganga akomeza kumukora ku mubiri hose amubaza ngo ndi gukora iki, ari nako nyamugore amusubiza. kera kabaye sinzi uko yamwegereye atangira kumusambanya. bigeze aho aramubaza ati ndi gukora iki? umugore aturi kwandura imitezi kuko ariyo naje kwivuza. aka gatatu. umuhungu yahuye n'umukobwa ufite amaguru meza aramuramutsa maze aramubwira ati ufite amaguru meza, none nyemerera nyita amazina. umukobwa ati nta kibazo. maze umuhungu wawe ati akaguru kamwe nkise noheli, akandi nkise ubunani, ariko rero ndashaka kuzaza kugusura hagati ya noheli n'ubunani. aka kane. umugabo yakundaga ibintu bibiri ku rwego rungana kandi cyane, ari byo kurya ndetse no kurongora. baza kumuhitishamo bati ari ibiryo bitetse neza uko umutima wawe wifuza, ari no kurongora umukobwa cyangwa umugore wifuza, wahitamo iki? ariyumvira ati narongora mbirya. aka gatanu. akana kakundaga kunegura abashyitsi babasuye, rimwe basurwa n'umugabo ufite amazuru manini pe. nuko kakana kaguma kwinyurishwa aho ngaho kamureba, biteranye n'ubwoba ko kari buze kumunegura. akomeza kugashyiraho igitsure. nyuma nyina aza kujya kuzimanira wa mugabo icyayi, ariko ijisho riri kuri wa mwana ngo atavuga, maze yisanga ari we wavugishijwe. ati muri ayo mazuru nshyiremo utuyiko tungahe? umwana aba aboneyeho ati wabibonye nawe ma, uzi ko n'akaguru kanjye kakwirwamo? aka gatandatu. reka twumve umuhungu uri gutereta. umuhungu ati ndagukunda. umukobwa ati ziba. umuhungu ati nzagupfira. umukobwa ati ziba. umuhungu ati sinzakubabaza. umukobwa ati ziba ye. umuhungu ati nzakugurira ipad. umukobwa ati irahira sheri. umuhungu ati ziba. aka karindwi. umwarimu yabajije umunyeshuri witwa manzi ati urumva wifuza kuzaba iki? ati nshaka kuzaba umucuruzi ukomeye, nkajya nkora za Nairobi na Dubai, kandi nkazajya nkorera ibiruhuko muri Karayibe na Pacifique. mwarimu noneho ati ndumva ufite inzozi nziza. abaza na Pamela ati wowe uzaba iki? umukobwa aratekereza ati nzaba umugore wa manzi. aka munani. umusore we yatinyaga urupfu, noneho aza guhura narwo arujyana mu kabari gufata kamwe. ajya kurugurira nyine birumvikana. nuko urupfu rumaze gusinda arwiba lisiti y'abagombaga gupfa, asanga niwe wari utahiwe mu bagombaga gupfa. nuko ahita yikura kuri nimero ya mbere yiyandika kuri nimero y'inyuma, namba lasite. nuko urupfu ruzanzamutse, inzoga zimaze kurushiramo, ruramubwira ruturi umuntu w'umugabo kabisa wanguriye, ndavamvagara. ku bw'izo mpamvu rero wari nimero ya mbere kuri iyi lisiti, sindi bukwice, ngiye guhera kuri nimero ya nyuma. nimwumvire uko byaje kugenda, kuko inyuma aho ngaho niho uwo musore nyine nyagusengerera rupfu yari yishyize. aka cyenda.
muri bisi umukobwa wari wifitiye amabere manini nawe yambaye twa twenda tuyerekana neza, yari yiyambariye ishapure umusaraba utendera hagati y'amabere. nuko Joriji nawe yari ari muri iyo bisi agenda yirebera ku mabere. wa mukobwa aramubaza ati niko uri kwitegereza uyu Yezu wabambwe ku musaraba? Joriji nawe atoya da, ndi kwirebera bya bisambo bibiri byabambanywe nawe, kimwe iburyo ikindi ibumoso. aka 10. abasenzi batatu bafashe tagisi vuwatire, umushoferi aba yabibonye ko basinze, yatse imodoka arongera arayizimya atavuye aho ari, nuko arababwira ati twahageze. umwe aramwishyura, undi aramubwira ngo urakoze, uwa gatatu we abamucaniriye urushyi rushyushye ku itama. umushoferi atekereza ko uwo yaba yamuvumbuye, aramubaza ati uru rushyi unkubise n'urw'iki? ni urwa rubanza ki? wa musinzi ati ubutaha uzajya ugenda witonze, dore wari utwishe n'umuvuduko. aka 11. umusore yabwiye umukobwa wari waramubenze ati disi kuva aho wangiye ko ngusaba singisinzira nijoro, none nayoboye uko nzabigenza. umukobwa amusubizanya umutima mwiza ati uzajye gushaka akazi k'izamu cyangwa se uzumvikane na roko defense z'iwanyu mujye mukorana irondo. aka 12. umwarimu yabajije abanyeshuri ati ni ibihe bihingwa dufite muri Afurika biduteza imbere kubera kubyohereza mu mahanga? umunyeshuri umwe arasubiza ariko atanga igisubizo cye mu rurimi rw'icyongereza ati ni kofi, mbese ikawa. mwarimu arongera ati none se dufite amoko angahe ya kofi y'ikawa? wa munyeshuri arongera ati ni amoko 2. mwarimu ati ubuhe n'ubuhe? ariko ndashaka undi usubiza, wowe wasubije cyane. mwarimu ahitamo undi munyeshuri, ubu rero yaje ari simusiga, arasubiza ati dufite kofi anane na kofi olomide. reka mbaye inyonyi z'aka 13. umugore umwe mu basabiriza yasabye amafaranga umugabo w'umusirimu cyane wagendagendaga hafi aho, nuko uwo mugabo amubwira ko nta mafaranga afite. umugore ati nta na 50 ufite? undi atashwe. umugore wasabaga ati none se uri kuzerera aha mu biki? waje ukanyicara iruhande tugafatanya gusabiriza. Akoze cyane nibwo twabanye paka ino video irangiye. Ndagira ngo uze kumbwira akagushimishije cyane kurusha kandi muri comment.